Ikaze kuri Rubavu Band Sel, mukomeze kugubwa neza abakunzi bacu aho muherereye hose. Turabasuhuje, mwaramutse cyangwa mwiriwe bitewe naho uri cyangwa n'igihe urebeye iyi video. Nta handi ni kuri Rubavu Band Sel, kuri channel yacu yitwa Rubavu Estate. Ushaka inzu igurishwa, ushaka ikibanza mu karere ka Rubavu, nta handi wabisanga usibye hano, cyangwa ukatwandikira kuri nimero yacu uri kubona kuri video, ubundi tukabigufashamo ukabona inzu cyangwa ikibanza kigurishwa mu karere ka Rubavu, cyangwa ukabona umukiriya w'inzu cyangwa w'ikibanza cyawe waba uri kugurisha. Iki gipangu cyiza cyane turi kubereka, harimo inzu nini nziza cyane ifite ibyumba 4, salon, saramanje, kagira igikoni, kagira douche na toilette ebyiri mu nzu. Iri mu kibanza kinini ku buryo inyuma hari umwanya ushobora kuba wakubakamo andi mazu, ukaba wayahana portail yayo, n'ubundi n'inzu ikagira portail yayo kuko ikibanza ni kinini cyane. Gifite metero kare 507. Iyi mari rero y'inzu imeze gutya iherereye mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu, akagari ka Buhaza, hamwe neza na kaminuza ya UTB. Kuva kuri kaminuza ujya kuri iyi nzu harimo nka metero 500. Ni imwe yahoze yitwa RTUC, aho ikorera ubu ngubu mu nyubako zayo. Iyi nzu nayo iri hafi yayo neza cyane, byumvikane ko iri no hafi ya kaburimbo. Ubwo urumva no kuva kuri iyi nzu ugera kuri kaburimbo ni metero nka 500 n'ubundi. Ni inzu nziza rero y'amatafari ahiye, ifite igisenge cyiza, ifite amabati meza, ifite n'ikibanza kinini rwose, ku buryo ushaka amajaride, ushaka kuba washyiramo izindi nzu, byose ibyo ushaka byajyamo. Kandi n'iyi nzu nayo ikaba ihari yisanzuye, parikingi ihagije. Iyi ni kope tuba tubazaniye, iri kugurishwa amafaranga make cyane, miliyoni 55 z'amanyarwanda. Uyafite iyi mari y'inzu yawe ukaduhamagara tukakujyana ukahasura. Ba nyirayo barahari, bafite n'ibyangombwa, natwe turahari nka Rubavu Band Sel, dufite ibyangombwa, dufite umwanya wo kubajyanayo mukahasura, ubundi washima tukahuza na nyiraho ukahishyura. Ni heza cyane rwose. Waba ushaka kugura inzu Rubavu, ahantu iherereye ikibanza ubwacyo kiri kugura muri miliyoni 35. Urumva ko miliyoni 20 zaba zisigaye ntago wakubaka iyi nzu. Duhamagare rero ahubwo wigurire iyi mari kugira ngo ntigucike. Ni miliyoni 55 z'amanyarwanda, miliyoni 55 z'amanyarwanda niko iri kugurishwa. Ni inzu nini iri mu kibanza kinini mu murenge wa Rubavu, akagari ka Buhaza, hafi na kaminuza ya UTB. Iyi mari y'inzu rwose ntigucike. Duhamagare kuri 0781 11 75 cyangwa 0781 10 Izo nimero zose ushobora kuzihamagara cyangwa ukayandikira kuri WhatsApp, cyangwa ukadusanga ku biro byacu aho dukorera mu karere ka Rubavu, hafi ya station Marine mu mujyi wa Gisenyi. Ubundi tukakujyana ugasura ino nzu kuko ni nziza cyane, ubundi ukayigurira. Kubona inzu nk'iyi ngiya imeze gutya, ifite igisenge nk'iki, ikomeye, y'amatafari ahiye, ikoreye finissage, iri no mu kibanza gifite metero kare twababwiye 507, ntago byoroshye rwose kurake mu mafaranga. Iyi ni sure deal, ni inzu affordable cyane. Kuko ushaka gutunga inzu mu karere ka Rubavu, waduhamagara mbere kugira inzu ntibayigutange kuko ni nziza cyane. Muduhamagare cyangwa mudusangire Rubavu rwose, iyi nzu ntibayigutange. Wowe ushaka inzu Rubavu iri muri ayo mafaranga, iri muri range y'ayo mafaranga, iyi ni kope, ni sure deal. Tubafite rero n'ibibanza muri ibyo bice, mu murenge wa Rubavu, mu murenge wa Nyamyumba, hafi n'ikiyaga cya Kivu. Tubafite ibibanza Amahoko, Rugerero. Tubafite ibibanza mu mujyi rwagati aho bita mu Makoro, cyangwa se muri RCD mu Kizungu, hose turabifite. Aho tubabwiye kandi tubafite n'amazu agurishwa. Niyo mpamvu wowe rero waba ufite gahunda yo kugura inzu cyangwa se kugura ikibanza i Rubavu, cyangwa wowe uhafite ikibanza ukaba ushaka kukigurisha, iyi ni kope. Kuba wabonye nimero zacu rwose turabigufashamo ubona inzu cyangwa ikibanza, cyangwa se ubona umukiriya w'inzu n'ikibanza byawe, ubundi ubifashijwemo natwe Rubavu Band Sel. Nge mwumva ni Emmanuel nk'ibisanzwe, guturuka muri Rubavu Band Sel i Rubavu. Iyo waje turakwakira, ubundi tukaguha serivisi neza mu buryo bugezweho, cyangwa se mu buryo buri professional, ubundi
ukagura inzu kandi tukagufasha no gukora ibya mitasiyo. Waba utabisobanukiwe turakoriyanta kugira ngo ahantu waguze ubutaka cyangwa se inzu bikwandikweho kandi mu buryo bwemewe n'amategeko. Murakoze cyane, mugubwe neza aho muherereye hose, turi kumwe.